bakiri bato ntabwo bayizi, ariko nibura abantu bazi Zaburi ya 23 niyo ngiyo. Zaburi ya 23 niyo hambere, ni ya kera rwose. Igihe Abisiraheli bajyaga bayiririmba bari baramaze kumenya ko umushumba wabo ari utagira usumba abandi bashumba bose bagize. Uhoraho niwe mushumba wanjye, andagira mu rwuri rutoshye, akanshora ku mariba y'amazi afutse. Tugakomeza tugira tuti naho nagera mu manga yijimye nta kizantera ubwoba kuko nzaba ndi kumwe nawe. Inkongoro yanjye arayisendereza, abanzi banjye babireba akansiga amavuta mu mutwe. Uyu munsi rero ni umunsi wo kuzirikana ayo mahirwe dufite. Hari amahirwe dufite, icyaduha kugira ngo Roho Mutagatifu twahawe ubwo twagiranaga ubumwe na Yezu Kristo aduhe gukomeza gucengera ayo mahirwe Imana yatwihiriye ku muntu nta kiguzi. Umuhamagaro, buri wese mu kiliziya afite icyo ahamagariwe. Kubw'iyo mpamvu rero tugomba kubaho buri muntu wese asigasira umuhamagaro Imana yamuhamagariye kugira ngo yuzuze icya mugenzi we, bityo noneho muri uko kuzuzanya twese tugakuramo ikizima kimwe cyuje ubutagatifu butuboneza tugana ku Mana nyiri ubutagatifu nyirizina. Twabonye ko Yesu Kristo yazutse rero muri iki cyumweru cya Pasika, icyumweru cy'umushumba mwiza, tukaba tunahimbaza ku nshuro ya 63 uyu munsi mpuzamahanga wo gusabira iyogezabutumwa muri kiliziya. Ni inzira rero y'ubwiza buhebuje. Papa aratwibutsa ko ari inzira y'ubwiza buhebuje. Mu Ivanjili Yesu Kristo abwira abantu ko ariwe mushumba mwiza. Yabisobanuye ko ari umushumba mwiza, umushumba nyakuri, umushumba utagira amakemwa, kandi akaba ari umushumba w'intangarugero kuko yiteguye gutanga ubuzima bwe. Ibi byose akabikora agirira intama ze, bityo akagaragaza urukundo ruhebuje rw'Imana. Ni umushumba ufite indoro iteye ubwuzu, abamuhanze amaso bakemeza kumukurikira, abahishurira ibyo ari byo, akabahishurira ubwo buzima byimazeyo kubera barangamiye ubwiza butagira ahandi bubonwa. Kugira ngo rero bamenye ubwiza bw'ubwo buzima, arabareka akabaha kwisanzura. Ntibagomba gukoresha amaso y'umubiri cyangwa ibindi bigaragara inyuma gusa kuko bidahagije, ahubwo bagomba kumurangamira kandi bakamuzirikana mu mutima wabo. Ibyo bisaba umuntu gutuza. Ni byiza ko abantu batuza. Abantu benshi bafite ibintu by'imirindi n'akarindi bihindagana mu mitima yabo. Ni byiza gukora umwitozo wo gutuza, kumenya gutega amatwi, gusenga, agahuza indoro ye ya Yezu, agashobora kuvuga yizeye ati Yezu ndamwizeye kandi ndi kumwe nawe. Ubu Yezu ashobora kubaza ati mwana wanjye turi kumwe, witeguye gusubiza ati turi kumwe. Ubuzima rero bushobora kuba bwiza kurushaho. Ndashaka kugenda nawe mu nzira y'ubwo buzima. Igishimishije kurushaho rero muri ibyo ni uko iyo tubaye intumwa ze atuma duhinduka tukanabengerana nk'uko nawe abengerana. Ubwiza rero bukaduhindura natwe ukundi tukaba beza nkawe. Nk'uko hari umuhanga muri teolojiya wigeze kubyandika ati kumenya neza roho n'umubiri byacu ni inzira igana ubutagatifu. Ese twebwe tuzi roho n'umubiri byacu turabizi? Ni inzira igana ubutagatifu. Umuntu ntibimugira mwiza gusa, ahubwo bituma arabagirana n'ubwiza bwa Yezu Kristo. Mu by'ukuri rero ikiranga abatagatifu
ni umutima urabagirana n'ubwiza bwa roho buranga urukundo rwunze ubumwe na Yezu Kristo. Ni muri ubwo buryo rero n'umuhamagaro w'umukristo wigaragaza mu bukungahare bwose bushingiye mu kugira ubwiza dukesha Yezu Kristo ku butumwa ndetse no kurabagirana ubwiza bwe koko. Ubwo busabane bw'ubuzima bwa roho n'ubw'ukwemera ndetse n'ubw'umubiri nibyo Mutagatifu Agusitini akunda kuvuga mu gitabo yise Confession. Muri icyo gitabo dusangamo Mutagatifu Agusitini yicuza ibyaha bye, cyane cyane ibyaha byo mu busore bwe. Mutagatifu Agusitini yahindutse akuze, ntabwo yari akiri umwana, akicuza uko ubusore bwe yabukoresheje. Hirya y'ibyo umuntu yumvamo niho yasobanuriye ubwiza buhebuje buturuka mu rumuri rw'Imana, rukatuyobora mu nzira nziza, bukatuvana mu mwijima. Mutagatifu Agusitini rero ni urugero rwiza rwo gukurikiza. Buriya niba umuntu yitanzeho ituro, ni byiza ko atanga imbaraga ze, cyane cyane yakiri muto. Abana mwakurikiye, cyane cyane mwabwirwaga, mwakurikiye hariya hirya, mwakurikiye yego yego, nzanira mikoro mbabazi.
twegere Yesu Kristo, twishyire kandi twizane kugira ngo tubone ubwatsi buzaturokora. Yagasane
noneho nyagasani mu bitugu
tugushimira ko watumye tuyoborwa no gushengerera tukohereza amaturo, kandi turakwinginga tworoheje ngo turimo sangira umubiri n'amaraso bya Kristo uwo mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani muri iki kiliziya yagiye ku isi hose, maze uyobore icyateye ku rukundo hamwe na papa wacu Leo n'umwepiskopi wacu Yohani Mariya Vianney n'abatorewe umurimo wa leta bose. Bityo kandi Nyagasani abayoboke bahamagaye muri iyi minsi twagira Mutara François, Mugisha Fabrice, Mutsinzi Evariste, Mukamurenzi Maria, maze bose ubwo bapfuye bumwe mu Mana ngo urupfu rumeze nk'uko baheruka gushushanya mu izuka rye. Bityo kandi n'abavandimwe bacu bafite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe utimbuwe, maze ubakirire mu rumuri ruturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese tugirire ubuntu maze tubashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi w'Imana, Yozefu mutagatifu Mugabane Ntaheruka, intumwa zawe ntagatifu, abatagatifu twizihiza none n'abandi batagatifu bose bavuze ukuri byagiye bisimburana, ni uko hamwe nabo tuzagusingiza tukurata kubwa Yesu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose kubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiyerwa muri we ubumwe bwawo butagatifu, kuko ibihe bihura bisimbura biteka. Nk'uko twabwirijwe n'Umukiza akatugeza twigisha dusenge tugira tuti: Dawe mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungure none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane kutwoshya abo tugize ibyago. Turakwinginze Nyagasani dukize ibyago byose igihe turi mu bisakaza n'amahoro, tukomeza turengere tukize icyaha cyose, turinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje amizero mu mahire no kuza k'Umukiza wacu Yesu Kristo. Nyagasani Yesu Kristo, bw'intumwa zawe utugasigira amahoro, mbaye amahoro yanjye, wite ku byaha byacu, nubwo tukwemera kwa kiliziya yawe, maze kubushakirwa amahoro kandi ubumbire mu bumwe uwo ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro Nyagasani. Mu rukundo rwa Kristo twifurizanya amahoro. Amen.
Yesu Kristo duhabwa tubeshaza tugeze mu bugingo bw'iteka. Yeah.
Pasika, Antini na Mutagatifu Teofili. Kuwa kabiri ni Mutagatifu Petero Chaneli, Ludovico, Maria wa Mapoli, Lourdes na Valeria wa mbere. Ushobora byose n'abagumisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo.